Nongeye kubasuhuza nshuti bene data bakundwa bavandimwe dusangiye urugendo rwo kujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha kuri mwese mwakoze subscribe. God bless you. Kandi n'abatarayikora namwe muyikore kugira ngo mwakire uwo mugisha, mukomeze kunshyigikira mukora share ubutumwa bwiza Imana yabazaniye mubugeza kuri benshi. Rero murakoze cyane. Ni Eric Worship nk'ibisanzwe murabizi. Hari abamaze iminsi bambaza ati se wazatuzana ikiganiro kitubwira giti ese ikuzimu ni he? Ubundi ikuzimu ni ahantu hameze hate? Se ni ahantu abantu bababarizwa? Ni ahantu haba umuriro w'iteka? Ni ahantu hameze gute? Mu by'ukuri ikuzimu habaho, ariko ntabwo ari ahantu abantu bajya ngo bababarire mu muriro bashye nk'uko abantu benshi babizi. Ndaza kuguha impamvu nyinshi, nguhe ingero nyinshi murabizi. Ubundi kuzimu mu ijambo ry'umwimerere hitwa Shewoli. Shewoli ni izina ryo mu Giheburayo, cyangwa se rikitwa Hadesi. Hadesi ni izina risobanura ikuzimu mu Kigiriki, mu rurimi rw'Ikigiriki. Ryahinduwemo ikuzimu muri Bibiliya zimwe na zimwe za kera zo mu Isezerano rya kera mu myaka myinshi cyane yashize. Ubusanzwe risobanura imva. Ikuzimu ubundi ni mu mva. Igihe wapfuye nyine bagushyize mu mva tayari bamaze kugera ikuzimu. Akaba ari imva rusange y'abantu bose. Bibiliya ivuga ko abantu bari mu mva baba batakiriho nyine, ubwo wageze ikuzimu. Abapfuye ntacyo bazi kandi ntibashobora kubabara. Kuzimu nta mirimo nta n'imigambi. Murabyibuka neza ko ariko Salomo yavuze, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Reka dusome mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 duhere ku murongo wa 10 nk'uko watubwira. Aravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Hano ashaka kuvuga nyine icyo ugomba gukora ugikore vuba kandi ugikorane ubwenge, kuko igihe wamaze gupfa nta kintu uzaba ugishoboye gukora, habe gutekereza, habe kwibuka, habe kumenya. Niyo mpamvu rero icyo ukwiye gukora cyose ukwiriye kugikora ukiri ku isi, kuko kandi icyo uzakora cyose kizaguherekeza. Imirimo uzaba warakoze n'izaguherekeza, n'izagucira urubanza nugera imbere y'intebe y'Imana. Bibiliya yo kandi irongera ikavuga ngo abanyabyaha ari bo bakorwa n'isoni bacecekere ikuzimu, cyangwa se bacecekere mu mva. Reka dusome mu gitabo cya Zaburi 31 umurongo wa 18. Ibi bice 31 umurongo wa 18 haravuga ngo Uwiteka ne gukorwa n'isoni kuko ngutakiye, abanyabyaha abe ari bo bakorwa n'isoni bacecekere ikuzimu. Murumva ko n'ubundi nyine abanyabyaha, murabizi ko umunyabyaha nyine ari we uzapfa, ariko Bibiliya ivuga kandi ngo muzi neza ko Bibiliya ivuga ngo wanga kwihana azapfa cyangwa se azarimbuka. Ni nacyo n'ubundi hano bashatse kuvuga. Reka twongere dusome muri Zaburi y'115 umurongo wa 17. Aravuga ngo abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa. Ubu hacecekerwa nyine nta handi ni ikuzimu bashakaga kuvuga. Bibiliya zahinduwe kera zikoresha ijambo ikuzimu mu mirongo itandukanye. Reka dusome n'ubundi muri Zaburi ibice 16 umurongo wa 10 twumve uko bavuga. Aravuga ngo kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abora, kabona kubora. Mbabaye. Murumva ko rero kuzimu bavugaga ni mu mva, kandi murabizi ko umuntu iyo yapfuye abora nyine. Reka n'ubundi dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 27. Haravuga ngo kuko utazarekera ubugingo bwanjye ikuzimu
cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Ni kumva hano intumwa yavugaga ko Imana itazayirekera ikuzimu ngo ibore, cyangwa se ihane umubiri wayo ngo ibone kubora. Urumva ko rero hari ibitabo byinshi bigenda bihuriza ku kintu kimwe, bisobanura ko ikuzimu ntabwo ari mu muriro, ahubwo ni igihe wapfuye uba wamaze kugera ikuzimu. Undi Imana yo yavuze ko igihano cy'icyaha ari urupfu, atari ukubabarizwa mu muriro w'iteka nk'uko bamwe nyine babyiyumvisha. Imana yabwiye umugabo wa mbere ari we Adamu ko narenga ku itegeko yari yahawe no gupfa azapfa. Kadusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 17. Haravuga ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Iyo ni Imana yabwiraga Adamu imuburira ngo ntazariye kuri kiriya giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Ntiyigeze Imana ivuga ibyo kubabarizwa mu muriro w'iteka nyuma y'aho Adamu amaze gukora icyaha. Imana yamubwiye igihano yari kubona. Yaramubwiye iti uri umukungugu, kandi mu mukungugu niho uzasubira. Kadusome mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 19. Imana yabwiye Adamu iti gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimwo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu niho uzasubira. Ko niko Imana yabwiye Adamu akimara gucumura, akimara gukora icyaha. Ntiyari gukomeza kubaho iyo Imana iza kuba yarohereje Adamu mu muriro. Iyo ukomeze kuhasoma neza ubona ko nyine yaje kubabohera imyenda, hanyuma ikabirukana muri ya ngobyi, ikayirindisha abakerubi, abamarayika b'Imana aribo baje kuharinda. Igihano Imana yageneye abatayumvira nticyahindutse. Hashize imyaka myinshi Adamu akoze icyaha. Imana yandikije muri Bibiliya iti ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko hano muze kuhumva neza, ntimuhumve bitandukanye n'uko Bibiliya ihavuga. Kadusome mu gitabo ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6 umurongo wa 23. Aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana nyine ikomeze kuduhana umugisha. Wibutsa abo utarakora subscribe kuyikora kugira ngo iki kiganiro ntikirangire utarayikora, kandi ukore share ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Ntihari hakenewe ikindi gihano kubera ko upfuye aba hanaguweho icyaha, kuko nyine igihembo cy'icyaha ari urupfu. Iyo dusomye mu Baroma nanone muri iki gitabo cy'Abaroma ibice 6 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha, ariko niba twarapfanye na Kristo twizera yuko tuzabanaho nawe. Iyo wapfuye nyine uba watsindishirijwe ibyaha byawe, ariko wapfanye na Kristo azazukana nawe, kuko na Yesu yarapfuye ariko urupfu ntirwamuheranye, yarongeye arazuka. Mu by'ukuri ubundi inyigisho yo kubabariza abantu mu muriro Imana irayanga, kuko iyo usomye mu gitabo cya Yeremiya, reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 32 umurongo wa 35 twumva uko havuga. Haravuga ngo kandi bubatse ingoro za Bali iziri mu gikombe cya mwene Hinomu, kugira ngo banyuzurize Moleki abahungu babo n'abakobwa babo mu muriro. Icyo ntari nabategetse habe no gutekereza yuko icyo kizira bagacumuza Yuda. Reka uyu murongo nongeye gusubiramo mwumve neza. Aravuga ngo kandi bubatse ingoro za Bali iziri mu gikombe cya mwene Hinomu, kugira ngo banyuzurize Moleki abahungu babo n'abakobwa babo mu muriro. Icyo ntari nabategetse habe no gutekereza yuko bakora icyo kizira bagacumuza Yuda.
Reka twongere dusome kandi nanone mbere yuko tuhasoma, ubundi iki cyigisho gihabanye neza n'icyo Bibiliya ivuga yuko Imana ari urukundo. Murabizi iyo usomye muri Yohana wa mbere ibice 4:8 tubwira ko Imana yo yifuza ko tuyikorera tubitewe n'urukundo, atari ugutinya kubabarizwa mu muriro w'Uwiteka. Reka tuhasome twumve. Haravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Reka kandi dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 22:36 twavuga. Kugira ngo murusheho kuhumva neza, reka duhere ku 36. Haravuga ngo umwe muri bo w'umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko, mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri bihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubundi aya niyo mategeko akomeye mu mategeko 10 y'Imana, kuko iyo wakundishije Imana n'umutima wawe wose, bivuze ko nyine za ngeso zose za kamere n'ubundi ntaho wahurira nazo. Itegeko rya mbere riravuga ngo ntukagere izindi mana mu maso hanjye. Iyo wakunze Imana ntago nyine wagera izindi mana mu maso hayo. Irya kabiri rikavuga ngo ntugasenge ibishushanyo bibaje. Iyo ukunda Imana ntago icyo kintu wagikora. N'andi mategeko menshi, ntugasambane, ntugasuzugura ababyeyi, ntukabeshyere mugenzi wawe, andi mategeko menshi. Iyo rero wakunze Imana n'umutima wawe wose kandi ugakunda na mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo byose ntaho uhurira nabyo. Ntiwamwica umukunda nk'uko wikunda. Murumva rero ko ayo mategeko abiri ari muri hano mu gitabo cya Matayo 22:36 kugeza 38, ko mu by'ukuri asobanura neza ubundi urukundo icyo ari cyo cy'amategeko umuntu akwiriye kugenderaho. Hari abantu rero bajya bibaza bati, ariko ubundi umuntu ukijijwe cyangwa umukiranutsi nawe ajya ikuzimu? Mu by'ukuri bajyayo. Bibiliya itanga urugero ku bantu b'indahemuka benshi, ariko nyine barapfuye. Ba Yobu barapfuye, ba Nowa, Yakobo, Dawidi, ni benshi, ba Daniyeli, nabo bumvaga ko bazajyayo, bari banabizi. Nagiye mbaha ingero muri Zaburi aho babivugaga. Reka tunasome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 37:35 twumve ko havuga. Haravuga ngo abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro ati, nzarinda nsanga umwana wanjye ikuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. Ubu ni Yakobo nyine wariraga. Bivuze ko n'abana be ubwo bagiyeyo, kandi hariya ntawe utazagerayo. Reka dusome no muri Yobu, igitabo cya Yobu ibice 12:13. Hano muri Yobu ibice 12:13 Yobu yaravuze ati, icyamukampisha ikuzimu kandindira mu rwihisho kugeza ubwo uburakari bwawe buzashira, kantegekera igihe kandi kazankebuka. Aya ni amagambo Yobu yabwiraga Uwiteka. Bibiliya ivuga ko Yesu Kristo nawe amaze gupfa yagiye ikuzimu mbere y'uko azuka. Reka dusome mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 duhere ku 31. Aravuga ngo yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu wo, natwe twese turi abagabo bo kubihamya. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na Se ibyo yasezeranyije ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva.
Numva ko na Yesu yagiyeyo amaze gupfa ariko ntiyigeze wabora kandi yarazutse. N'abapfuye bizera bazazuka ku munsi w'Uwiteka. Aricyo mbifuriza, kuzapfa mukiranuka kugira ngo Imana izabibuke Yesu azababuranire kwa Se. Rero muzi n'umugani Yesu yigeze guca w'umugabo w'umukire na Lazaro. Mu by'ukuri ntago ni umugani yacaga, ntago ari ibintu byabayeho ngo uwo mukire na Lazaro ubwe, ahubwo ba Lazaro bo ni benshi nyine. Yavugaga abantu b'abakene na ba bandi b'abakire bamena ibiryo bakirengagiza ko hari ababikeneye. Wa mukire utafasha mugenzi we uba umubona nk'ikintu atazi. Uyu mugani waciwe na Yesu muri Luka. Reka dusome muri Luka ibice 16 umurongo wa 19 twumva uko yavuze. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 16 umurongo wa 19. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire. Umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi atunganyirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwoherereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza ahantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi, babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Arababwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Murumva ko hano harimo ubutumwa bukomeye cyane mw'abantu. Hano Yesu ubwe yigeze kuvuga ko umukire kujya mu ijuru bigoye nk'uko wacisha ingamiya mu zuru ry'urushinge. Nta kindi yavugaga cyangwa se si uko abakire batazarijyamo, ahubwo abakoresha ubutunzi uko Imana itabishaka, abo nyine nibo bazababazwa nk'uyu mwumvise. Ni umugani yacaga, kandi umenye ko ukiri hano ku isi uri guhabwa ingororano zawe. Wowe ubabaye ariko ukababara wizera. Ndagira ngo nkubwirize gusoma muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, yisome yose cyangwa se usome igice cya mbere gusa, uraza gukuramo mesaje yawe. Urumva rero ko uyu mugani Yesu yawuciye abwira abakire birengagiza abakene, ugasanga uramubonaho kumufasha, ahubwo ukumva ni ikibazo ku buzima bwawe. Ariko hano nyine Aburahamu yaramubwiye ati, wibuke ko wahawe ingororano zawe ukiri ku isi, nawe aguwe neza. Rero reka mbasabe, ibi ntibizagira uwo bizabaho, ahubwo Imana igiye irushaho kutwishimira no gukoresha ibyo yaduhaye neza uko bikwiriye, kugira ngo nayo irusheho kuduha ibindi.
Reka dusome muri Matayo ibice 13 umurongo wa 24. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 13 umurongo wa 24 haravuga ngo nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wasibye imbuto nziza mu murima we. Iki gice muze gukomeza mu gisome cyose kirimo ubutumwa bwinshi mwakenera. Banagerageje kubaha inkuru nyinshi kandi ngenda mbishimangiza ijambo ry'Imana birushaho kubibasobanurira neza. Mukomeze rero namwe mukore subscribe kandi Imana irushaho kubishimira no kubaha umugisha. Mukore share ubutumwa bwinshi bujye bugera kuri benshi. Hari abantu benshi cyane rero bagiye bagerayo bakazuka, urugero Lazaro yarazutse murabizi, umwana wa Yayiro n'abandi benshi bagiye bajyayo bakagaruka. Imana ikoze ibitangaza. Rero reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 11 twumva. Haravuga ngo avuze atyo ahera karababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberura ati Lazaro yarapfuye. Nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujya ahari. Hano nyine iyo ukomeje kwasoma ubona ukuntu yamuzuye. Ntabwo turi bubitindeho cyane ariko murumva ko Imana yo irakora kandi ifite imbaraga zizura n'abapfuye. Kambashimire cyane rumwe mwabanye na